kanongere mbasuhuze bavandimwe, amahoro ya Kristo abane namwe kandi Uwiteka arushaho kubagira neza mu izina rya Yesu. Kature umugabane wa kabiri ku gice cya kabiri, nari nabwiye ko ari igice cya mbere. Kature igice cya kabiri nacyo uko kimeze. Mbere ko tugitangira kanabwo tubanze dusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, izina rye rihabwe icyubahiro. Twafashe igihe cyo kugira ngo tuzige imibereho ya ENOCK, kuko twabonye ko ENOCK na Yohana ari abagabo b'icyitegererezo tugomba kwigiraho. Ikubane n'imitima yacu muri uyu mwanya, kandi utwigishe, twungura ubwenge, tubeshweho n'ubuntu bwawe kandi tugendere muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twabonye amagambo ari muri Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 5 haranditse ngo kwizera niko kwatumye ENOCK yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko utizera ntibishoboka ko akwiriye kwizera yuko iriho ikagorera abayishaka. Nkasubire mu murongo, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Imana yahabwe icyubahiro. ENOCK yaragororewe, kandi ingororano yahawe ni ukujya mu ijuru agaturayo. Ariko ntago umuntu utayinezeza ntashobora kwizera ariko ashobora guhabwa iyo ngororano, kubera ko bahise nk'umugabane mubi. Nyamara Imana yabishimye ko yanejeje Imana bikarangira imwimwe. Abaroma igice cya 8 handitswe ngo iki? Batubwiye ngo umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana, ndetse ntushobora kunezeza Imana. Abari mu tware bwa kamere cyangwa se bw'ububata ntashobora kunezeza Imana. Cyatumye no cyimurwa rero ni uko yanejeje Imana. Yohana nawe yabaye imibereho ikwiriye, kandi nababwiye ngo nubwo bimeze bitya, Yohana ndetse na ENOCK bavutse nk'uko natwe tuvuka. Umuntu wavutse mu buryo budasanzwe ni Kristo wenyine, kuko yavutse hatabanje kubaho guhura k'umugabo n'umugore. Ariko abandi bose bagiye babaho imibereho itunganye, kandi bikandikwa muri Bibiliya. Ni ikimenyetso simusiga cy'uko natwe ubugingo bwacu bushobora gukiranuka turamutse dufashe Imana tukayifatira ku by'Imana yadusezeranije. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ntabwo ari aho ngaho gusa rero, reka turebe hano uko handitswe. None igice cya kabiri kiravuga ngo umuryango wa ENOCK. Muri icyo gihe cy'imyaka yo hambere, ENOCK yakundaga Imana, akayitinya kandi agakurikiza amategeko yayo. Nshuti zanjye, icyabanzaga kuri ENOCK ni urukundo. Yakundaga Imana. Uyu munsi abantu benshi barumvira amategeko y'Imana atari uko bakeneye kuyumvira, ahubwo kubera ko bafite ubwoba, kubera ko batinya yuko nibatayumvira bazarimbuka. Ariko ntabwo ari urukundo rubatera gukora ibyo ngibyo. Ariko ENOCK ikintu cya mbere yabanje ni urukundo. Yakundaga Imana. Kabiri, akayitinya. Gatatu, agakurikiza amategeko yayo. Erega gukunda umuntu ntibikwiriye gutuma tumwubahuka, ahubwo gukunda umuntu bikwiriye gutuma tumuhereza icyubahiro kimukwiriye, aho gutinywa tukamutinya, aho kumwisanzura tukamwisanzuraho, ariko icyubahiro cye twakimuhaye, kandi tukubahiriza ibyo yishimira kuko tumukunda. Ntabwo tuba tubitewe n'icyubahiro cye rero gusa, ahubwo tuba tubitewe n'urukundo tumukunda. Bituma dukora ibintu byose nta gahato dufite. Yari umwe wo mu murongo w'igisekuru cy'abera, warindaga ibyo kwizera k'ukuri, kandi uri mu gisekuru cy'urubyaro rwasezeranijwe, abikomoye ku minwa ya Adamu. Mwibuke ko ENOCK yabaye mu gisekuruza cya 7, kuko Adamu yamaze ibisekuruza cyangwa se yamaze ibinyejana 9. Murabizi ko yapfuye afite imyaka 930. ENOCK rero muri icyo gisekuru ngo igihe Adamu yicaranaga n'abantu muri icyo gihe cye bashaka kumwumva, muri abo bantu ENOCK nawe yabaga arimo, kuko igihe Adamu yari mu myaka nka 700, ENOCK nawe yari ariho. Akajya ategera amatwi uwo musaza rero n'ibyo yababwiraga, ngo abikomoye ku minwa ya Adamu yize inkuru yijimye yo kugwa, kandi yigwa ari kuzana ubuntu bw'Imana nk'uko bwari kuzigaragariza mu wasezeraniwe. Ariko nyuma yo kubyara umwana wa mbere, ENOCK yageze ku kigero cyo hejuru, yikururiye mu kugirana umusabano hafi n'Imana. Yasobanukirwaga mu buryo bwuzuye cyane n'inshingano ze nk'umwana w'Imana. Uko yabonaga urukundo umwana akunda se, nuko umwana yiringira se mu buryo bworoheje,
uko yumvaga muri we urukundo rwimbitse n'ukuntu n'ubwuzu afite umwana we w'imfura, yabyigiyemo isomo ry'igiciro ry'urukundo Imana ikunda abantu kubwo gutanga umwana wayo, kugira ngo abana b'Imana babone ibyiringiro by'uburuhukiro muri se wo mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Urukundo rutagira iherezo kandi rutabasha gusobanurwa nirwo rwabaye ingingo y'icyo gutekerezwaho ku manywa na nijoro. Nuko kubw'uwo mugisha yagize mu mutima we yifuje guhishurira abantu yari aturanye nabo urwo rukundo. Ni ukuvuga ngo ibyabaye kuri Enoki, kwigira kuri Adamu akumva iby'isi y'umwijima ukuntu baguye mu cyaha, ariko akongera akigishwa ukuntu Kristo agomba kuzaza gucungura, byamuteye kumva arushaho gukunda Imana. None amaze kubyara umuhungu we Metusela, ngo akagere ukuntu umuhungu we amwiringira, akareba ukuntu umuhungu we amufitiye icyizere, birangira yigiyemo icyizere akwiriye kugirira Imana. Ntabwo byagarukiye aho ngaho. Urukundo yakunze Imana rwatumye yumva yifuje kugira ngo ayo mahirwe ageze ku baturanyi bari bamuzengurutse. Ubundi nicyo kimenyetso cya mbere cy'uko twahindutse by'ukuri. Imico yacu irahinduka, ntitugirane ibibazo n'abo duturanye nabo, kandi nyuma y'ibyo ngibyo tugahinduka ababwiriza b'ubutumwa bwiza, tutabiherewe urwandiko, tudatumwe n'umuntu runaka, ahubwo kubera imico ya Kristo ibigendera muri twebwe. Biciye mu gukurikira Kristo tukamurebaho, kuko ari we banze cyangwa se umwanditsi w'ibyo kwizera, akaba ari nawe ugusohoza, uziyumvamo ko uri munsi y'ijisho rye, ko uyobowe no kuba ahari, kandi ko azi ibigutera ishyaka. Kuri buri ntambwe yose mu kwiyoroshya uzibaza uti, ibi bizashimisha Yesu? Mbese bizahesha ikuzo Imana? Mu gitondo na nimugoroba amasengesho yawe asenga mu mwete agomba kuzamuka ku Mana, tukayisaba imigisha no kuyoborwa nayo. Amasengesho y'ukuri yishingikiriza ku bushobozi bushobora byose kandi buduhuza n'insinzi. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro, cyangwa buduha insinzi, Imana ntabwo icyubahiro. Nidutangira kugera urwo rugendo rero rwo kugenda nk'uko Enoki yagenze, twibaza ngo mbese ibi ngibi byanezeza Kristo? Ese ibi byamushimisha? Ese ibi ari Kristo yabikora? Mbese bizahesha Imana ikuzo? Mu gitondo na nimugoroba amasengesho tuzadusenga mu mwete agomba kuzamuka ku Mana, tuyisaba imigisha no kuyoborwa nayo. Amasengesho y'ukuri yishingikiriza ku bushobozi bushobora byose kandi buduha insinzi. Ari ku mavi ye umukristo abona imbaraga zo kurwanya ibishuko. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti zanjye, niba dushaka kugira ngo tugire insinzi, niba dushaka kugira ngo tubeho niba dushaka kugira ngo natwe tubeho dutsinda nk'uko Enoki yatsinze, Yohana yatsinze, ndetse n'abandi, turi kubwirwa ngo dukwiriye kuba bugufi bw'Imana kandi tugahora mu mbaraga za Kristo. Umugabo ni umuntu abo mu rugo bashingiraho bose. Azahuriza abana be ku ntebe y'Imana biciye mu kwizera kuzima, mu kutishingikiriza ku mbaraga ze ubwe. Azamanika ubugingo bwe butagira igifasha kuri Yesu Kristo, kandi ashyikire imbaraga z'isumba byose. Nshuti zanjye, musengere mu rugo, mu miryango yanyu, mu gitondo na nimugoroba. Imana ihabwe icyubahiro. Niba urugo rufite umugisha wo kuba harimo umugabo nk'umutware w'urugo, uwo mugabo akwiriye gukora uko ashoboye kose agasenga cyane, kandi akiga ibyanditswe byera, kandi akazana umuryango wose kuri Kristo, kuko abo ngabo bose bari muri uwo muryango barebera icyitegererezo ku mutambyi wo mu muryango. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ibyanditswe byera bitubwira yuko aho umugabo atari, umugore ari we uhagarariye urugo, akwiriye kurwana iyo ntambara mu buryo bw'inkundura, kandi byasezeranywe bigaragaza yuko Imana izabana nawe ikamufasha kuri buri ntambwe. Nshuti zanjye rero, hano nemaze kwasoma uko Enoki yagendanye n'Imana, mu mutuzo, amasengesho, asenga mu mwete, azazamuka nk'umubavu wera ku ntebe y'ubuntu, kandi yemerwe n'Imana, ntatambiwe mu buturo bwera. Kuri buri wese umushaka atyo, Kristo ahinduka umufasha mu gihe abikeneye.
bazashikama mu minsi yo kugeragezwa. Imana ihabwe icyubahiro. Abantu bashaka kugenda nk'uko Enoki yagenze, bagashaka Kristo kugira ngo babere umufasha, mu by'ukuri bazagera ku ntego nk'uko Enoki nawe yayigezeho. Hari gahunda mu ijuru kandi igomba kwiganwa n'abari ku isi, kuko aribo bazaragwa agakiza. Uko abantu bapfa begera kugira gahunda igenderwaho n'imitunganyirize nk'ijuru, nibwo barushaho kugera ku kigero cyo kuba abemewe imbere y'Imana. Abantu bapfa bigira kuri gahunda igenderwaho n'imitunganyirize nk'ijuru, nibwo barushaho kugera ku kigero cyo kuba abemewe imbere y'Imana. Ibyo bizabagira kuba ab'ubwami bw'ijuru, kandi bahe kuba batunganirijwe guhindurirwa bakava mu isi bajya mu ijuru, iryo Enoki yagize yitegura guhindurwa kwe. Umuvandimwe P ntabwo ahuza n'ibi bihindizo byashyizweho, gahunda y'itorero ndetse ari byo uko kwitonda, umurimo utunganye bikenewe kugira ngo tugire ubwuzuzanye n'ubumwe mu bikorwa. Bivuga ngo niba mu ijoro hariyo gahunda yahise kugira natwe twigiye iyo gahunda ko tugomba kugenda ku isi, kandi ntabwo ari aho bikwiriye kugarukira gusa, ko tuba twifuza kuzabayo. Tugomba kwitoza iyi mico tukiri hano ku isi. Umuntu wiyumvamo intege nke mu kwiyumvamo iby'inshingano ze nk'umubyeyi, mu gutera umwete no gusunikira abana kugira gahunda, ikinyabupfura no kubaha, azatsindwa no mu nshingano z'ubugabura ndetse n'izo kuba umushumba w'umukumbi. Icyo abura mu micungire y'urugo mu muryango we ni nacyo kizagaragara mu micungire y'ubushobozi bw'uruhame mu itorero ry'Imana. Ibibi bizakomeza kubaho bidakosowe bitewe n'umwuka mubi uzava mu gucyaha ndetse no mu gutanga imiburo. Ibihamya by'itorero volume ya 2 paji ya 697 ku isubi ya 3. Hano baratubwiye ngo niba umugabo atazi gucunga abo mu rugo rwe, niba umugabo atazi gutanga gahunda ikwiriye mu rugo rwe, biragoye ko ibipfa mu muryango nibyo bizapfa no mu itorero, kandi izina ry'Imana ribasha kuzasuzugurwa kubera ko nta micyaho iba ihari. Ni ukuri, ni ibintu biteye ubwoba. Rero dukwiriye kwiga uko dukwiriye kubana n'Imana. Hano bari kutubwira Enoki yagendanaga n'Imana, yubashye Imana muri buri kintu cyose cy'imibereho ye. Mu rugo rwe no mu bucuruzi bwe yahoraga yibaza ati, ese ibi bizemerwa n'Imana? Umunsi wa none abantu bari gucuruza bagakora ibyaha bitaye ku nyungu kurusha kwita kubaza mu mbese ibintu imbere y'Imana biremewe. Mu muryango kwa Enoki no mu mibereho ye ya buri munsi ndetse no mu buhinzi bwe, ubyo yabaga ari gukora byose yibazaga ngo mbese ibintu imbere y'Imana biremewe. Kandi mu kwibuka Imana no gukurikiza inama zayo yahinduye mu mico. Imana ihabwe icyubahiro. Yageze igihe ahindurwa mu mico, ahinduka umuntu wubaha Imana, kandi inzira ze zishimisha Uhoraho. Dushishikarizwa kongera kukubaha Imana, ineza ya kivandimwe. Mbega ukuntu dukeneye cyane gutera iyi ntambwe kugira ngo twongere iyi mico mu miterere yacu. Kubw'urukundo Kristo yatugiriye, natwe tugomba kugira urwo rukundo ku bandi. Nyirijuru niwe upima agaciro k'ukuri k'umuntu. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti zanjye, Enoki yabayeho iyi mibereho, kandi niyo cyitegererezo cyacu, kandi yabikomoye mu ijambo ry'Imana kuryiga buri munsi, kandi agahora aturije bugufi bw'Imana. Ikindi kirenze ibi bintu byose, yizeraga Imana ku rwego ruri hejuru nk'uko umwana we yamwizeraga. Ubundi ikintu kibuze ni ukwizera, naho ibindi bintu byose Imana yabiduha, ko kwizera niko gutuma izindi mpano zose Imana yasezeranye zigenda zitugeramo. Umugabo agereranywa n'ukuri kwe agaciro na nyirijuru. Umugabo agereranywa n'ukuri kwe agaciro na nyirijuru. Niba atari mwiza mu rugo rwe rwo ku isi, ntakwiriye urugo rwo mu ijuru. Ibi nabyo ndizera ko dukwiriye kubyumva. Niba umugabo mu rugo, niba umugabo atari mwiza mu rugo rwe hano ku isi, ntakwiriye urugo rwo mu ijuru. Ntabwo bishoboka. Niba azagendera mu nzira ze ubwe, atitaye ku
atitaye kubo bizababaza, ntabwo yashobora kunyurwa n'iby'ijuru. Niba umugabo mu rugo yita ku bye gusa, atitaye kubo biri buze kubabaza, ntabwo mu ijuru yanyurwa no kubayo, kandi no mu ijuru ntibakwishimira kumuzana uwo muntu umeze utyo, keretse abashije gutegeka urugo rwe rwo mu isi. Urukundo rwa Kristo rugomba kugenga imitima yacu. Shakisha Imana umutima umenetse, kandi umutima wawe uzashongeshwa no kugirira impuhwe bagenzi bawe. Uzaba witeguye kongera urukundo rwa kivandimwe, ineza ndetse n'urukundo. Ni ukuvuga ngo umugabo akwiriye gutegeka abo mu rugo, kandi akabategekana impuhwe n'urukundo, imbabazi n'umurava, ari byo bimugenga. Kandi ibi ntibisobanuye kudashyiraho amategeko ahamye, oya. Ariko niba bitagushobokera mu rugo rwawe, ntugire ngo mu ijuru wazajyayo, kandi ntugire ngo itorero wariyobora nk'uko Imana ibishaka. Ntabwo byavamo, ahubwo hazaboneka igihombo gikomeye cyane, kuko udashoboye gucyaha abana bo mu rugo ntazashobora gucyaha abo mu itorero. Imana yari ifite itorero igihe Adamu, Eva ndetse na Abeli bemeraga kandi bagashimishwa n'ibyishimo by'ubutumwa bwiza ko Yesu ari umucunguzi wabo. Babyumvaga mu buryo bwabyo, nk'uko twumva ubu ngubu amasezerano y'Imana yo kuba hagati yacu. Ahantu hose Enoki yabonye umwe cyangwa babiri bafite ubushake bwo kumva ubutumwa yari abafitiye, Yesu yafatanije nabo mu kuramya Imana. Enoki ntabwo yitaga ngo abanze agira itsinda ry'abantu benshi cyane, abari imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbi, ahubwo yabonaga umuntu yaba umwe, baba babiri bafite ubushake bwo kumva ijambo ry'Imana. Enoki yarababwiraga, kuko no mu rugo rwe yari azi kuhakontorora. Kujyanwa mu ijuru kwa Enoki, nubwo wenda hari andi mateka tugenda tubona agenda aza ngo urugo rwari rwarananiranye, wenda nitugira umugisha muno tuzayibona, ariko icyo nzi cyo nuko ibyanditswe byari bigaragaza yuko umuntu utazi kuyobora abo mu rugo rwe ntashobora kujya mu ijuru. Ntabwo bishoboka. Baramutse bakunaniye warakoze ibyo ushoboye sava, ariko bitarabayeho ukabimera nka Eli, ukamera nka Aroni witaye ku nshingano yo mu itorero ariko ntiyite ku muryango we, ukamera nka Eli witaye ku byo mu buturo bwera ntiyite ku bana be, nawe niko byazagenda. Aho Enoki yabonaga umuntu umwe cyangwa babiri rero bumvaga bashaka kumenya ukuri, yarabaganiriza kandi ngo Kristo yagendanye nawe, agenda amufasha kuri buri ngingo iyo ariyo yose. Enoki, ngo mu gihe cya Enoki hari bamwe mu baturage bari abapagani bizeye. Uwiteka ntiyigeze agira ubwo yasize abizerwa be bake, cyangwa ngo atume isi ibaho itagira umuhamya. Imana ihabwa icyubahiro. Enoki yabwirije umuryango ibyuzuye. Enoki yabwirije umuryango iby'umwuzure. Mumbabarire, Enoki yabwirije umuryango iby'umwuzure. Metusela mwene Enoki yateze ugutwi kubwiriza umwuzukuru we. Metusela mwene Enoki yateze ugutwi kubwiriza umwuzukuru we Nowa, waburiye mu kwizera abatuye isi ya kera ko umwuzure w'amazi wari kuzaza ku isi. Metusela n'abahungu be n'abuzukuru be babayeho mu gihe cyo kubaka inkuge, bo hamwe n'abandi bamwe bahawe ibibwirizwa na Nowa, kandi bamufashije kubaka inkuge. Imana ihabwa icyubahiro. Iki ni igice cya kabiri, ntabwo ndibuze kukirenza, kuko nabwiye ko tuzatugenda tureba ibice uko byagiye bikurikirana muri iki gitabo. Bavandimwe, igice cya gatatu kizakiri kutubwira ngo mu rugo kwa Enoki. None tuzitegereza turebe ngo byari bimeze gute. Ndabasabira ku Mana kugira ngo Imana ibagirire neza. Twite ku kuyobora imiryango yacu, kuko ibyanditswe byari hari icyo bivugaho, kuko byanze bikunze agakiza gakwiriye guhera aho ngaho. Ni byiza ko tuyobora amatorero, ni byiza ko twumva icyo cyubahiro cyatubera cyiza kuba tugifite, ariko tumenye yuko itorero ryo mu rugo iyo ryazambye, ryo ku rusengero ntabwo rishoboka. Rero Imana idufashe, abafite izo nshingano muziteho kandi musabe Imana ibambike imbaraga. Abatazifite namwe mwite ku bugingo bwanyu, kandi mwite ku miryango yanyu, kugira ngo imyiteguro yacu yo kwegera Kristo ikomeze ikuzwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nsenge. Data wa twese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uriya kandi urakiranuka. Turagusabye kugira ngo uzubane n'imitima yacu,
kandi utwigishe kukumvira ndetse no kukubaha mu izina rya Yesu Kristo, amen.